ndagutumiye muri kabiri mu nguracu nziza ya Jacques n'ibizongerezi. Nibuka neza umusore wacu Jacques yaraturutse ibweyeye ruguru mu ntara, yamaze kwinjira umurwa yatangiye gusatira n'ibizongerezi nyuma yo gusoza kurangiza ishuri agashomera mu cyaro. Uwo musore Jacques yari yisanze i Kigali rero nyuma ko mucuti we waje mu bweyeye mu minsi mikuru Noheli n'ubunani agashuka sheri we bikarangira batandukanije, ariko yaramurangiye akazi i Kigali agiye kujya ahembwa Truas. Ariko kandi uyu mu mabujoro mu akazi kwa makuza mu mujyi rwagati ntibyari byoroshye, ndetse twashoje abatangiye igice cya mbere yamusanze muri ghetto ya Kim, kandi twabonye ko Kim polisi yamufashe ntituramenya icyo bamuziza, ndetse Jacques aracyari mu rujijo kweri. Nibuka neza rero mama Ketchup Hope yaramusanze muri ghetto. Reka turebe bikomeza. Niba utaratangira igice cya mbere ndagutumiye mu gice cya mbere, uwo niba uri mushyano urakora kuri subscribe. Muri zacu zibamo ibintu byinshi, twigira hamwe tukagira ibihe byiza, abakora ibyiza tukabashima, abakora ibi tukabanenga, ariko tugira ibihe byiza kweri. Uzadukunda nakabuza, kora kuri subscribe. Ikindi rutangira n'igice cya mbere utumaranye igihe urabisi ni mu mabara yose. Njye Clement uri inshuti yakadasohoka ikasi. Natangiye kwibaza uyu mama Ketchup kuki amenyera ghetto ya Kim ubundi ahaza mu buryo ngo afite n'urufunguzo rwa portail. Nagombaga kwibaza nanjye nkamubaza ibibazo. None se ibyo tubiretse ahubwo banza unsobanurire ubundi Kim polisi yamufashe kubera iki? Nabikubwiye bamusanganye n'umukobwa muri segonderi, ariko umukobwa muri segonderi ngafite umwana yarabyaye, niyo mahirwe ashobora kugira nyine, nta kindi n'ubundi byari kumukoraho. Ubwo rero barimo barabikurikirana ngo barebe ko batamufashe ku ngufu. Ko ntari mbizi. Nuko bimeze. None se urabona yavamura? Umbaze nkubaze, birasaba nyine kumukurikirana. Twabanje gutuzaho gake nuko ndamubaza, none se hano waruje kwamara iki? Ari ikintu uje gufata? Oya cyahise naje kukuraza. Ngo kundaza? Ibyo bivuze amwenyura nkabona ari nka black, ariko nari numiwe. Erega bityo ko ari mabusha. Kuhigimye. None se wowe nukunda abashyitsi nyine b'igitsina gore? Oya nyine, ariko ngiye sindara nawe n'umugore cyangwa igitsina gore nyine nkuko wari ubivuze. Munzi mwe turi babiri wapi? Ubwo si wanyu yongeyo ndi kumanywa gusa nibwo muhura. Yabimbajije mu magambo yabivuzemo ngiye ahubwo nagize isoni. Amagambo nkanjye sinyamenyereye, none ukaba uri umuntu w'umugudamu ubivuze. Yewe imico ngiye kuba iwacu mu cyaro sinyamenyereye, none umuntu ukuze. Ngiye ibyo uri kumbaza ntabwo mbizi. Utabimenye se nturabikora uracyari imanzi. Ariko ibyo tubireke. Iki se ubwo se ugira isoni kandi uri umuhungu? Shambwiza kore ntabwo urabigeragezaho. Nibyo mama Ketchup Hope uyu nguyu nabonaga yabicyushyemo mbega. Kuri njye ntabwo ndabikurikirana ibyo ngibyo uvuze. Ariko shawe Jacques wowe DiCaprio. Gusa abasore uko bwaba baribashye. Naratuje sinenze ibyo ashaka kuvuga. Gusa nari mbizi ko ninjiye mu mujyi w'abandi. Reka da. Ndi umunyacyaro. Rata ni black iyo mba nta mugabo ngira mba nkumvishije uko biba bimeze. Biba bimeze bite se? None ubushyuhe urabona uburyo ntese itaba ari sawa? Oya. Umva rero hari igikapu cy'umukara kiri munsi y'igitanda kimenye ijyane. Kimereze ngende. None se yarakubwiye ngo uzukimushyira aho ngaho bamufungiye? Yego ni imari namutumye ndayikeneye. Kandi ejo bashobora cyangwa uyu munsi ejo ashobora kutavamo kandi imari yanjye ndayikeneye. Ubwo byo biri kwica business zanjye. Okay. Narahagurutse njya mu cyumba. Ndebye munsi y'igitanda nta gikapu nabonye. Iyi begi se ko nayo mbonera? Ko ntacyo uri kubona? Mama Ketchup nukansubije gutyo ahita ava muri salo azansanga mu cyumba. Ndi mu cyumba nyine cya Kim ndi kureba hirya no hino narebye no munsi sinabona igikapu. Mama Ketchup ageze aza arapfukama imbere y'igitanda kuri iyo tapi nyine ihari, atangira kurunguruka munsi y'igitanda. Njye narebye uburyo apfukamye n'uburyo yunamye. Wagira ngo yabikoraga bishaka kugira ngo ndebe. Akomeje kumwitegereza nkumva nakamuza nkirebera. Bitunguranye yasagaruka areguka aranyitegereza. Ubwo si igikapu kirihe noneho? Ubu si yagishyize he? Yambazaga ibyo bibazo ubona asa nkwitetesha. Arahaguruka ahagarara imbere yanjye neza arongera arunama. Nyegereza ahubwo ku ikabutura yanjye. Naratuje numva ubwenge bwanjye bugiye kure. Ese nibuka ahangaha arambwira ngo Kim ngo bamufunze. Turi mu nzu twenyine nta muntu uturora. Numvisha ari ibintu bitandukanye kuko n'ubwa mbere mwe n'umuntu akankorera ibintu nk'ibi y'igitsina gore. Numvaga ndi umuturage. Gake sinzi uko nazamuye akaboko kanjye k'iburyo mukoraho. Nk'uri kumva avoka ko zahiye. Yari ikanzu kagira ngo n'umuriro ushanyaraza mukubise. Ahita anyagera kurushaho. Atangira kuvuga yitetesha ngo ko mukozeho. Nkaho wundi ngo kandi mu rugo barahari ngo kandi ngo mu rugo ntabahari ngo kandi ngo n'igitenge cyonyine. Yavugaga ibintu bimeze nk'ibyo. Yambujije ahubwo yahindukiye arandeba. Anyicira ijisho. Namukozeho numva ngize ubwoba. Uwo ariko wabonaga kibishaka. Nibyo nawe avuga nk'uyitetesha arangije arahaguruka areguka yunamye ndeba mu maso. Ntugakubagane nuko yambwiye. Ntuzi ko ndi boss wawe? Nibyo yabivugaga arimo kumfata mu gituza ansekera. Sinzi aho kanyabugabo nagakuye sinkubeshye. Ikanzu ninjiye muri ubwo buyobe namukure mu mbaraga ahita nsoma mu gituza. Nanjye ndamwishyura. Mwishe ahita yikigira nk'umuntu wacitse intege ahita yigusha ku gitanda.
mpita musangaho ndamuhobera, yansamiye mu kirere atangira kunsomagura. Murumuna wanjye Shareka utanyubaye kandi boss we, ariko ibyo bikoraga arimo kunkurura anyegereza. Basore mujye mwitonda, nikanze arimo gukura umwenda nayo nambaye anyikururira anyegereza. Uwo munsi rero ubwo ibyakurikiyeho si ngombwa ngo mbikubwire byose, urumva nyine uko biza ngo ni malariya. Guhera uwo munsi nikanze natangiye kwinjira mu rukundo rudasanzwe n'uwo mudamu ariwe boss wanjye. Buri munsi yanyitagaho akamaka mu buryo budasanzwe ku kazi. Nibyo arakuze ariko niwe wa mbere twari duhuye. Kubice ko mu cyaro uwo mu cyaro yarankaniye haza agasore ko mu mujyi. Uko byagenze mu gice cya mbere mwarabyumvishe. Aha nibiba byoroshye. Rebuka ko rero ibyo byangoye kuko nari ntaramenya uko bimera, nari nasaze mbega. Numvaga navuye mu byanjye. Baby nuko yampamagaraga Mama Ketchup Hope. Rero harashize icyumweru kirenzeho mbere yuko nyuma yuko dutangira urwo rukundo nyine uko byagenze muri gato ya Kim. Icyo gihe kandi twari twagiye mu nzu y'abashyitsi mu marogi ari unjyanayo. Yego mukunzi nuko namwitaga mu marangamutima menshi. Narabikubwiye ufite igikundiro cyane, uri mwiza pe, uri umuhungu mwiza abakobwa bose bakifuza. Ese ubundi kuki wavutse utinze we, kuki se uvuze utyo? Ubwa mbere mbonye umuhungu nkawe umeze neza ahantu hose, muremure urafatika byose. Yatangiye kunshimagiza ankorakora, ibyo yavugaga ubwo nibyo nyine. Yego nawe umaze kunyigisha byinshi, sinari ko bimera gutya. Nuko namubwiraga. Mama Ketchup yaragurutse afata telefone ye atangira kumfotora, avuga prank ya kokombure. Ndamubaza nase kuri kumfotora muramfotora ibicyaho ngaho. Ubwo se amafoto yamaze iki nayiki? Ajya nkureba ari gimba ndi mu rugo nkakwibuka, ajya nkureba kuri telefone ni nkukumbura ndi mu rugo. Ubwo si byo bibaho? Aha ndumva ari ibintu bidasanzwe sheri. Navuze nyundi guseka byanyobeshye, nawe aryamira iruhande rwanjye nyine. Yaramukura ayo mafoto yafotoye uwo munsi nk'iby'abahanzi rimo nakonda. Ariko se sheri iki se nyine nanjye uza ngure smart tujye tugana kuri video call. Yewe ibintu uvuze nanjye nibyo natekerezaga. Smartphone nzayikugurira sheri wanjye. Iyo rero Mama Ketchup yarabimbwiraga nkumva ni ibintu bishimishije cyane kweli. Yaranyegere amikibisu arambwira ngo ese impungenge ufite n'iziki? Njye kumwe binshimishije nabura ngiye kugushimisha. Byose yarabikoraga agakora n'ibindi. Twibereye mu kibuga cy'umubasha, yarankubaganiraga namara guhaguruka akanyicaraho. Numvaga ari ibintu byiza cyane. Nuko ibyo rero birangiye nibwo nibutse Hakim wanzanye i Kigali. Ese ubu ngubu Hakim ntago agomba kuvamo bigeze he? Ese we yarafunzwe koko? Oya, ariko nyine afite n'ikirego gikomeye. Gikomeye gute kandi urambwiye ngo umukobwa yari yarabyaye? Ubwo se n'umwana umuntu wabyaye ku buryo yafungwa gutyo? Ibyo nabivugaga gutyo kuko nzi ko ari umutipe wo mu rwacu nyine yari yaryamanye n'umunyeshuri, ariko usanga umukobwa yarabyaye, babona ko umukobwa ahubwo afite experience kumurusha, baramurekura. Yego nyine ikirego kiragoye. None se ko ari umuhungu wo mu rwacu yari afite ikirego nk'icyo, ikirego kikarinda kirangira akavamo tanatenze. Nuko namubajije. Mama Ketchup rero yabanje gutuza kugira ngo n'ikindi ari gutekereza agiye kumbeshya cyangwa agiye kumbwiza ukuri, wenda ibya mbere yarabimbeshye. Bigaragaza ko ikibazo nabimubajije cyari gitumye ibitekerezo bye bijya kure cyane kweli. Nibwo yahindukiye arambwira, sorry hani, reka nkubwize ukuri, uko nabikubwiye nagira ngo utahita utungurwa. Ntago ikirego cyari cyo gufata ku ngufu. Oya narakubeshye. None se bisobanuye iki? Niki se? Erega hano mu mujyi utazabona abantu bagafata, haba hari business nyinshi. Ese urabona iriya business y'amasaro dukwafire ngewe yabimpagije? Avuze atyo rero sinasobanukiye igihe ibyo ashatse kuvuga. Buryo namurebye mu maso byari ikibazo bihagije narinze no kuvuga. Kumbaza se nibihe business mukora nyine? Jacques, ese reka nkubaze, iriya moto Hakim agenda ahuza amafaranga igura, ubuzima Hakim abeho se urabuzi? Mugenzi wawe nyine bamusanganye ibintu bitemewe. Ibintu bitemewe se ubwo ni ibiki? Ni ibiki? Ibiyobyabwenge. Baramufashe yari afite gahunda yo kujya muri Indonesia. Ibintu yarambwiye byari binkanze. Ibiyobyabwenge? Indonesia? Buryo nawe mbimubajije byari ibintu bitunguranye. Yego nyine nawe nashakaga kuguconnectinga, gakara n'akazi keza cyane. Uri yaraturutse muri Afurika y'Epfo ashaka kubikomezanya. Urugendo rumwe wowe urukoze ntiwagaruka kuri munsi ya miliyoni 25-30 zawe bwite. Avuze atyo rero nahise nikanga, menya ko nayakandagiye societe najemo muri Kigali ntago ariyo. Ayiwe, ariko ayo mafaranga nayatekerejeho. Amafaranga nkayo nkuzo urwo rugendo rimwe ngiye nahita mbireka, sinazasubirayo. Izo miliyoni 30 nkazicakira gutya nubwo zaba ari 20. Kareka nahita nisubiririrwa iwacu nkajya gutangiza iyo business. None se reka nkubase banza unsubize, ubwo Hakim akora ko kazi ko kujyana ngo ibiyobyabwenge? Mujye mwitonda basore. Aha niba byoroshye. Yego nyine
ubwo se furesheri afite ubona ari izisanzwe wowe? None se mu munsi uza muri ghetto ikintu wari uje gushaka icyo gikapo cyari cy'ibiyobyabwenge? Yego nyine. Yanshubije gutyo atekerezaho gake arangije akomeza kuvuga. Mugenzi we ntumwegeranyeho buriya rero Akimu, uyu mujyi amaze kuguramo ibibanza byinshi ariko arimo kubaka jimere yo gukodesha y'aka etaje. Urajya ubona ari mugenzi wawe se buriya aragusisi, ninjye wagiye mugira inama. Ibiyobyabwenge bigira amafaranga, ari akandi kazi wakora se? Nawe unyumvire ubuyobi ku musore wiviriye mu cyaro, nibyo ndi kukubwira nshuti neza amatwi. Ibuka ko abakora ibyiza tubashima, abakora ibi tukabagaya tunakanakuramo amasomo, ariko ibintu nkubwiye nibanga ntuzagire ubibwira. Nuko yambwiye mama Ketchup Hope. Ariko we sheri we sinshaka kubyinjiramo, ubu mbona nari kwinjijemo nazabura amahoro maze kugukunda cyane, ubwo nazongera gukuraho ibyishimo byawe koko? Nuko yambwiraga ntabwo nzabikora ko siko numva bifite kashe we, ataba by'amafaranga yawe nibigutira ikibazo, icyo uzajya ushaka ujya umbwira ngo he. Yewe nshuti neza amatwi, niyo mama Ketchup nanjye ndumva njye ari ikiyobyabwenge ahubwo kuri uyu musore wiviriye mu cyaro. Nzajya ngo icyo ushaka cyose, icy'ingenzi nanjye ntuzanye mu buryohe bwanjye. Mama Ketchup nuko yambwiye nyuma y'iminsi 2 byari muri weekend rero kwa gatandatu muri weekend numvaga ndi gushaka udutotsi tugenda tunshiramo kugira ngo mbyuke njye job. Ibyo ku kazi saa 3 saa 4 aribwo kaba gashyushye nyine ngomba kugira mu mujyi, ariko narabyuka hari telefone nitabye nyine yari narimo mugoye na mama Ketchup Hope. Ariko yambazaga baby wabyutse? Oya, ubwo ndi kubyo ninanura ngiye kwitegura. Umva ugera nyiri kwayira nukambwiye uyu munsi nujye job, hari ahantu nshaka ko tuza guhurira kubera iki? Ariko ntukajya mbaza gutyo, urumva ukuntu mbajije? Wowe witegure ubundi wambare neza ndakubwira aho duhurira. Sawa. Nahise nibuka mugani ko ngomba kumwubaha, niwe utumye mbashije kubaho muri uyu mujyi. Icyo gihe navuga ko ari we wari byose kuri jye mu murwa. Ibi bibaho bahaba ku bahungu aba no ku bakobwa, n'abakobwa nyine kugira ngo abeho mu murwa aba ari nk'umugabo cyangwa umutipe byose ubishinzwe. Icyo gihe aramwubaha cyane mbega, nanjye nibyo byari bimbayeho mbega. Jacques aratubwira arabyutse nditegura nambara imyenda numvaga ko ari myiza kuri ngiri bumbere. Ipasi yari hari kwa Hakim, ndangije ndicara muri salon mbanza gutekereza ku tuntu n'utundi. Ikintu cya mbere numvaga kinisha umutwe mu mutwe nanjye nshaka gukora igifatika kandi cyiza kinyamibwa, byari kugera ku iterambere ryihuse cyane. Igihe shitani yari yantiye neza nkavuga ngo nanjye iyo business mbabwire bankonectemo, nanjye ncuruze kuri ibyo biyobyabwenge, niba ari amafaranga aboneka vuba nanjye nyabone vuba. Yego, numvaga iyo business ariyo nshaka mu mutwe, nkumva nigira inama cyangwa Kemu nava polisi nimurekura nzamwongoze nanjye nkonecte njye mbyinjiremo. Nibazaga byinshi cyane. Bigeze saa 3:12 message yo kwa mama Ketchup Hope nibwo yari ingezeho, ambaza niba narangije kwitegura. Arambwiye ngo yes namaze kwitegura. Arambwira ngo nta buryo ashaka ukuntu ugera Kimisagara cyangwa nze ngufate kuri 40. Yasubye iyo message ndavuga hoya nta mpamvu yo kugeza hano cyane, nibuka ko ari n'umugore w'abandi, reka nurire moto. Nuko namushubije icyo numvaga nshaka, sinshaka kwitetesha. Iki ni gisindi umunyakigali, nditetesha mu buhe buryo? Icyo namushakagaho gusa anteze imbere mbashe nanjye kugira urwego mvaho angeze ku rundi, ibindi bizaza nyuma. Arambwira ngo ntari bitebuka rero urahansanga. Naravuze ngo okay, nabwo hagurutse narindi afunze urugi rwa ghetto nyine inzu ya Kemu, mvuniramo ifunguzo. Nagomba kugenda nkajya gushaka moto. Icyo gitondo abamotari bari bize cyane, natinze kubona moto zazaga zishaka kumpenda cyane. Moto yaraje nubwo yamenzi ariko yaramanukanye. Mageze naramuhamagaye kuri phone mubwira ko nahageze. Arambwira ngo nzamucyaga nepfo gato. Ndagenda negeye imbere, nibyo hafi ya restoration neza nabonye imodoka yiparitse. Gira imodoka amanura ikirahure aransekera. Switi mutima nuko yavuze. Ubwo yamfunguriraga urugi rw'imodoka. Bonjour beaucoup. Ibyo bishuje ko yitetesha, nanjye mfunga umuryango manura umukandara ndawambara w'imodoka. Apo umukandara se sina ngombwa ntago tugiye kuri. Yes, yanshubije yaragiye amanuka epfo yiri hari akantu k'akabari niba bakita ngo nguki. Abinyama zokeje ziryoshye kubi. Imodoka yiparitsemo imbere. Umuseriveri hageze. Dushyirireho ihene, akaguru n'ikidari. Umutima wanjye numvise umutima wanjye utangiye guseka yewe. Ko mu maso nikaramye, ariko ngiye ubundi ku bintu nk'ibyo byo nyine ryana ko cyane ibihekane rya uba wamfatishije sinkubishye. Yandebye mu maso abona harimo akanyamuneza nyine. Mugiye urimo gukora watuzana akantu ko kunywa ariko tukaba twenywera. Yewe nzanira kave uyu nganywa imitobe aranizisaze kuri aya meza ahubwo. Narirambuye ninanura mu gihe atumizaga ibyo turi buhe tunywa, nkura agatelefone kanjye kamatushe mu mufuka gatoroshi kugira ngo ndebe ko hari message yashe. Baby ariko ari kintu nari ntekereje nijoro cyane. Watekereje biki se kandi hani? Nyine kubyara undi mwana.
amakecapu ngo ukeneye iki? None se abana bane ufite ntabwo bahagije? None se bose ko ari abakobwa ndashaka ko uzambyarira umuhungu. Si ibyo shiri. Avuze atyo mu mutwe wanjye ni nk'aba mu kizami bari bampaye banza n'ikindi gikestionnaire cy'ibindi bibazo bikomeye ahubwo. Mu gihe nkirimo kwibaza ibintu byinshi mu mutwe ibyo ndimo muri Kigali, seriveri yanzanye iyo ji y'uruvange nawe muzanira yove uwo muvinyo. Umuseriveri yavuze ngo karibu muryoherwe. Ufashe igihe cy'iyo nyine kinini ntangira gukurura nonka gake gake, ariko ndimo gutekereza hani city. Mu gihe natekerezaga ibyo nuko yararimo kumbwira amakecapu n'ibyo yarambereye amamagara. Ubwo nahindukiye ndamureba ntacyo mushubije, bitewe nuko nibazaga ku bintu ambwiye ngo arashaka ngo kumubyarira yamaye nka data. Ntuzantere ndarata, ndashaka kumbyararisha umwana. Nyine buri ibyo maze mbitekerezeho. Sawa arikiriza ubona byemeye. Nyuma y'akanya inyama nibwo zari zigeze ku meza nyine zihumura kubi, yewe ntabwo twari no kuzimara. Ariko ibijyanye n'ibyo kurya ngize ntabwo njya nizanisha ibintu by'amasoni reka nararyaga kweri. Nari ndimo kurya ariko nibuka ko ndi kumwe na mama Kecapu Hopi, nzi ko hari bukurikire ibi byiza turi bugirane kweri, arabizi kweri. Turangije kurya rero yarishyuye turagenda tujya ku modoka. Bwambwiye hari ahantu tugiye kujya, yabanje kunjyana hari ahantu bacuruza imyenda za Nyamirambo na za Kimisagara. Hazi kubi arinjiraga dutangira gutoranya imyenda. Nibyo mama Kecapu yamitiremo amapantaro 3 ya danje ariko amitiremo amatisheti 4 ya danje, amitiremo amajampa 2, amitiremo amashati. Arangije arishyura tuhita dusohoka turagenda. Ngiye mu modoka nibwambwiye noneho ngo funga umukandara. Ibyo twakomeje urugendo rwo kwinjira mu mujyi rwagati. Bavuye mu modoka rero twinjira muri za Mike na za Chic rero. Mbega ahantu haba hari imyenda amasitire nako, imyenda myiza cyane iyo yamitiragamo. Mbega nari nishimye, mbega imyenda myiza myinshi. Navanzemo n'amatisheti aya Peri, aya Reyo, aya Arsenal, aya Man U, amasengeri ya basiketi, ingofero. Mubwiye ko imyenda nari mfite aho ngaho yakuzura amari kanasaguka iyo nari maze kugura. Twujuje twapakiye ama-envelope inyuma mu ntebe y'inyuma, mbega imyenda yuzuyemo yanjye gusa. Twinjiye mu modoka aranyitegereza numva ariruhukishe. Ufunga umukandara. Avuze atyo mfunga umukandara. Twari tugiye mu rugendo urw'ahantu ntazi ngewe. Ngo yaranjyanye i Remera rero. Nawe gundi urushijeho kugenda mbona Kigali najyaga mbona muri televiziyo rero. Avuze atyo imvuze atyo arahigemo. Nk'ubu wankuramo nkifotoza nk'amafoto. Nta kibazo amafoto ndaza kuyagufotora. Twagiye rero agiye kungurira inkweto i Remera. Yabanje kungurira inkweto imiguri 3. Anjyana ahandi haba amasandari, anjyana ahandi haba amapresi n'amatimba. Oya naramushimiye cyane. Rero nibwo natangiye kuvuga dore impamvu abantu bose baba bashaka kuza mu murwa rero, bashaka kuwuhanganiramo. Buryo ziko mu murwa mukuru ubuzima butagoye we. Nuko nari nangiye kwibaza yewe, ayewe n'ubwenge bwawe gusa n'abantu muri guhuza n'ikibuga uri gukiniramo. Nuko natangiye kwibaza. Usohoka ko byarangiriyeho twinjiye mu modoka. Yanshubije mu mujyi aho bacuruza amatelefone. Nagomba kuvangirwa kuko byaranshanze. Buri telefone nabonaga muri ibyo birahuri yari irenze. Aravuga ngo uyu munsi ngomba gutesha abantu umutwe ku mbuga nkoranyambaga, nanjye bakamenya ko ndi umuntu kabisufatika, bakamenya ko ndenze. Tuneze amatwi mama Kecapu Hopi amafaranga yishyuye ayiwe yari menshi utabyumva utyo. Numvaga ko umuntu yagura telefone irengeje 200 igihe sinkubeshye. Yishyuye telefone ihenze yewe nubwo bayabaraga sinaburaga amafaranga uburyo ari menshi. Nifashe muri kwifata kwitama. Suko muri Kigali hari abantu bafite amafaranga we. Mu murwa mukuru ni mu murwa mukuru. Ahangaye wahaya papa yahitaguramo inka nka zingahe. Nari numiwe sinkubeshye. Basuye mu modoka box ka telefone ngafite mu ntoki gutya. Ndi kwira mvuga ngo ni yanjye ne kuteri zayo nzajya numva umuziki. Tugeze mu modoka arampobera, ngiye numvaga nenda kurira. Nawe ngiye kurira nawe yenda kurira. Hani uzi impamvu ibyo byose ndi kubigukorera? Naragukunze, ndakwikundira. Ntabwo nshaka kubaho nabi kandi ntacyo mbuze. Urumva? Ibyishimo byose byo muri Kigali uzabirya. Urumva? Ngo uyu munsi uwo ngufata nk'umugabo wanjye. Urabyumva? Urukundo mpa ntabwo ndarubona ahandi hantu. Nuko ngana kose n'abana leta bose. Urumva? Imana yaguhaye rwose ititangira ihitamo. Abasore benshi n'abagabo burya iyo bamaze kumenya ko bakunzwe batangira kwiyemera. Urumva DiCaprio wanjye? Wowe bigaragara ko uri umwana mwiza warezwe neza ntiwiyemera. Urananyubaha. Icyo gihe rero ubwo unyubaha nanjye nzajya nguhesha ishema wishime. Avuze atyo rero umutima naravuze ntuyu nguyu naramufatishije. Urakoze cyane nanjye biranshimishije, utuma niyumva ko nta pfumwe mfite mu bantu, nkahagarara nshikamye. Urakoze cyane. Nuko namusubije. Ceri nawe njye ntuzandeke. Njye se nakureka gute? Ntabwo nabikora.
ndagukunda cyane Jacques. Mama Ketchup nuko yambwiye nyuma yuko ari yampubiye yangundiriye mu mwanya muremure mu modoka ye ugatinze gushyiramo za vitesse yatse imodoka tuzamuka tuva i Remera tugomba gusubira za Nyamirambo. Twibuke ko nari nkituye kwa Hakimu. Ibyo kwa Hakimu kandi afunzwe ari kuri polisi kuri gahunda y'ibiyobyabwenge. Yaragiye kujya muri Indonesia nawe unyumvire. Umwana twakuranye ngamaze kugura ibibanza byinshi muri Kigali. Twahageze mu masasa barambwira ngo maze ncaginge telefone yuzure. Mu gihe nari muri gucaginga yahise avunira mu rufunguzo ahitaza arampobera cyane. Aza kumubera mwanya munini amarangamutima menshi nibwo yandikuye amfata akaboko. Tugiye mu cyumba hane. Rero nge nuvaga nta mpungenge binteye. Ngiye mu cyumba cye tangira gukuramo umwendo umwe ku wundi. Ubwo rero twinjiye mu rukundo ruremereye cyane rudasanzwe. Mu gihe twakoraga ibyo byose kandi bwo yavugiraga hejuru avuga ngo arashaka umwana. Bose nibeshye arashaka umwana ngarashaka kumbyarira. Nikanze nanjye mbikoze uko abishaka. Nari nzi igihe nk'uko twabyize muri segonderi umuntu atwitira hasamiraho. Niba ari muri ibyo bihe simbisi. Ibyo twagumye aho iyo telefone yuzuramo umuriro. Gatangiye kunyigisha uko bakoresha iyo telefone rero. Ese ngurira na internet amafaranga yari afite muri telefone ye. Afungurira WhatsApp n'ibindi by'imbuga nkoranyambaga. Rero nanjye nari ndondera nyine. Nkabyo ndivuga ngo nari ndondera muri iyi minsi. Ubwo nanjye nari ndondera nyine. Akivaho nagombaga gutangira kwigira umwenda ku wundi. Mbega imyenda wagira ngo bayindodeho niyanjye kabishyira lensi. Nanjye nari mbaye nk'abasitari bose. Uko nababonaga ku maposteri. Nanjye narebaga nkabona nabaye umwana wo mu Gikweri. City boy nguyeke ngokero. Boboni hiya ngo City boy. Narifuzaga ngo ariko nk'ubu abantu bo mu cyaro bambonye we. Cyane nkatekereza kuri mpinga nzima bazirongeza ngize ibisoko wambabaje gusa kanci nyuma bitewe nuko we n'umukipe usa neza. Naravuga ngo nzakurikisha igishoboka cyose gishoboka. Mpinga nzima agomba kuzabona uburyo nsigaye nyifite amafresheri. Ubwicara ariko kumva mu mutima wawe harimo amahoro. Mbika niko numvaga Messi. None si uko nsigaye mfite umushire mu mama boss mama ufite amafaranga utazi naho agomba kuyashyira ngo agabanuke. Atazi icyo yakoresha kugira ngo agabanyukeho gake. Tunaza amatwereka dukomeze inkuru tugiye kureba rero ukugaruka kwa Hakimu. Ndavuga iminsi 6 ishize nyuma yuko Mama Ketchup Hope yari yanjanye gukora shopping kugura amastiri. Mu minsi 6 rero ndabyibuka hari kwa 4 ku amanywa y'ihango. Ndabyibuka nari ndi mu mujyi kwa Makuza muri salo irenze ya Mama Ketchup Hope. Ndi muri touch yanjye niyemeye bya hatari ndenze kuri nawo wancukanda akavuga atara abatipe kuri babasa neza muri Kigali ku buryo bavuga ngo uyu mutipe nta n'ukwezi aramara muri Kigali ku buryo utabyemera. N'umwana uvuye mu cyaro ruguru bweyeye. Uwo munsi kandi Mama Ketchup ntiyari ahari kuri salo. Yagiye kuri salo ya Kimihurura ngira ngo ari abakobwa bandi bi bahakora harimo nk'abasuka n'abakora ibindi. Nicaye imbere ya salo neza kinjira mu ntebe y'amadivari. Hari umukobwa wahise ashaka bamukora mu musatsi. Hi, uwo mukobwa nukanshuje yagombaga kunsuza gutyo rega. Nanjye warandeba gukabana ndarenze. Nese ari kuzambwira ngo mwiriwe ngamakuru reka da nuko yagombaga kumbwira ngo hi. Navuye muri touch yanjye ndi gukanda mureba. Aha yari mwiza cyane. Haza biza gusa. Avuga bafite cash. Bigaragara ko imisoteri yari ihambuye. Fresh karebo. Akoze muri ama service Yego injira rero tubasanga. Okay, umukobwa anyuzeho mpindukiza ijosi. Nyamureba. Yamanga data. Afite icyo bita imizigo. Narahigimye ndimo gutonganya umutima wanjye. Niciragweho ibuka kandi ko gisindahuza n'umukobwa uri muto. Uretse Mama Ketchup. Mama Ketchup n'utangiye kujya nyigisha ubukubaganya budasanzwe. Ibintu ntigeze mpura nabyo wacibweye. Yari yambaye ikanzu ndende ariko yizamuye asa nk'uwayifatiyeho gutya ariko ubona y'inyamugi nyine ukagira imbere nta n'ikindi kintu kirimo. Yaganaga n'abakobwa basuka nabo n'abasirimu. Ariko ubona harimo ibintu byose biryagakora nyine buri wese. Urabona ari abana bo mu mujyi kweri. Nta mukobwa wo mu cyaro ushobora kwigira utuntu nka turiya bari kwigira. Maze kwinjira ntago nakomeje kumwitaho. Natangiye kurira amaselfie nyine aho ngaho nari nicaye. Nkagira gutyo nkazamura intoki ebyiri arya selfie. Mu gihe ndi muri ibyo rero wa mukobwa yahise agaruka yicara iruhande rwanjye muri iyo ntebe nari nicayemo nziza cyane yo muri salo yo gutegererezamo. Inepa kubi. Hey bitese. Barambwiye ngo mbe ntegereje. Ngo hari abandi bakiriya ngo ariko bagiye gusoza. Okay. Nasubije umukobwa gutyo ndimo kureba amafoto nifotoye. Nabonye imwe na foto ye nabi. Njya kuyisiba rero. Mbega ifoto. Ubwo si wayisiba. Mbega nziza. Ukambaje burya ibyo nindi mu byose yarimo kubyitegereza. Naramwenyuye nuko nyine se ko mbona ari mbi ngewe ra. Nuko kwimana nagarimbi we.
yabivuze yabyegereje umutima ariko namureba nkabona ari umuntu ushobora kuba mwamenyerana mu kanya gatoya rwose gashoboka. None se ko nayisibye njye nabivuze ndimo kureba fone yanjye. Ushye wayigarura ndetse ugiye kongera ukayisiba nyine aho yagiye. Umukobwa nuko yambwiye twabanje kwicara ducecetse mu kanya. Mu gihe ducecetse rero nibwo ijwi rya shitani ryanyuze muri rambura, ariko iruhande rw'umukobwa mwiza nk'uyu ugaceceka koko ubonye imizigo ahagase. Uyu mwana urabona wowe mutaberanye. Nanjye iryo jwi nararyumviye rero. Aha mujye mwitonda. Nibwo natangiye gucokoza uwo mukobwa. Njye nyine nitwa Jackie. Wowe se witwa nde? Ariko iryo ryari cya kibazo nk'icyo guhagurukiraho cyo gushakisha vitesi nyine. Umukobwa yabanje guceceka bitewe nuko yarimo gusubiza message ngira ngo kuri WhatsApp. Namukubise urutugu gutya nkoresheje urutugu rwanjye gakeya. Ntabwo wumvishe yari ikanse. Ninjye uruvugishije? Ya, ni wowe nyine ndi kuvugisha. Arandisubona hano. Yarasetse yambwira izina rye. Njye nitwa Lia. None se Alia uti hano mu mujyi se? Wapisha. Yemba kwa gapasha mu midugudu. Ariko nyine unaje kwa Mamudogo aba hano hafi mu Gitega. Karibu. Harya wambwiye ngo witwa? Njye nitwa Jack. Sinigere vugitse neza. Ni Jacques. None se ukorana nawe hano? Yego. Nkora massage ku birenge nkakora n'inzara. Yabivuze ibyo ndimo gukora muri telefone yanjye. Ubwo se ntabwo ngiye bampa resitorone nyine. Resitorone gute? Ukankorera nkigendera nkazagaruka ubutanga abarirwe nishyura. Yabimbwiye gutyo ariko arimo guseka. Naregutse ndamureba yarakirimo kunsekera. Nkagukorera ku buntu. Mubajije gutyo wazunguza umutwe. Bivuze ngo arimo aremera ibyo mvuze ngo mukora ku buntu. Shana sikara akazi ka boss mushiki wanjye. Yarahigimye kwihagararaho kwanjye uburyo nari mukaniye numva mbuzaho bigikendeye bigana. Kuhigimye se ari uwo nguwo rero uko nakomeje kumutera brage niko yakomezaga guseka. Nibyo numvaga nagenda nkamukorera ariko bikaba mu ibanga kugira ngo boss batabimenya. Kuko twibuke ko boss nta kintu namuburanye. Byose ko nicaye iruhande rwa Alia numvaga nshaka no kuba namusaba kanimero. Ariko mu gihe ntarabikora gutyo rero umwe mu bakobwa basuka Yvonne yahise azaramurembuza. Mbwira twashoje. Avuze atyo rero numvishe ncitse kimenyine. Mbona ari nk'ahanyangirije. Numvaga nabwira Yvonne ngo buretse gato ariko ndangizanye n'umuntu twari turi kuvugana. Hariya rero yahise akaguruka agenda agana aho abakobwa basukira. Icyo cyari kimuzanye muri salo yo kwa mama Ketchup. Numvishe ngambiriye mu mutima ndavuga ngo uyu mukobwa ntari buncike nafashe nambaye. Ndamukuraho nimero. Muri ako kanya kandi sinarinzi aho mama Ketchup Hope aherereye boss. Ikindi kandi natinye kuba namuhamagara kuko yigeze kumbwira ngo sinkamuhamagare. Niwe uzajya nyihamagarira. Kine ngo yatinyaga kuba yateza ikibazo hagati ye n'umugabo we nyine. Njye nicaye muri iyo ntebe nk'igice cy'isaha ndimo gutekereza ku bintu bitandukanye. Nibwo igitekerezo cyanje mu wakegera muri salo neza ava kuri izi ntebe zo gutegererezaho. Ni hanini rega kwa mama Ketchup muri salo ye beauty salon. Yasanze bamutita bamuteraniraho n'amanga y'imbega n'amava abantu bakunda bari bamugeze kure. Yasugaga ibyoroshye nyine umwe bari nka bitanu mu mutwe ariko byiza by'ibisirimu. Ahise ngomba kujya ngo njye ahantu nzi ko uwo mukobwa agomba kunyura. Akiva muri salo arahaca yewe. Timing nari mfite byaro kugira ngo mukureho nimero. Uwo mukobwa ari yene namukonse ateye neza cyane. Kandi arisanzura kweri. Nahagumye umwanya atarahaca. Mu gihe nshaka kuzava aho ngaho nari mpagaze hafi y'amasikare kwa makuzamo imbere nyine ni hanini. Ndimo kurangaje ibindi bintu n'abahanyura. Ubwo phone yanjye yahise icamo. Yari namba nshyashya nditaho. Allo? Ese uri he? Hari umukiriya hano? Iryo ryari ijwi ry'umukobwa umwe mu bakora muri salo. Menya ari Kamarisa. Ntago ndi kure. Ndi hano tu. Ndaje ibyo nivuze ndi mugenda ngana aho salo iherereye. Ibyo ko muhaba bakorera abantu benshi cyane aho ngaho twakoreraga. Mageze nsanga wa mukobwa hari yicaye muri ya ntebe twicayemo mbere bamurangije. Arandeba aramwenyura. Warugiye hese? Ngiye gushaka kana afata tu gatoya. Ukansiga. Nose ne uruziko navamo umukiriya wawe we. Ese niwe mukiriya bampamagariye. Njye nabivuze ariko ndimo kumwitegereza. Sinari nabikubwiye se nuswe gukora wambwiye ko ushaka gukorera ku buntu ukigendera. Wapi mpita mugana ngangwe no imbere. Navuze ntyo umwinjizamo imbere. Yaragurutse arankurikira aho nkorera nyine. Ageze yicaye ku ntebe bigenewe ntegura ibikoresho byanjye. Ubwo nicaye rero ku buryo ntangira kumuha service. Agomba kumukorera inzara z'ibirenge. Nkora akazi nkuko ngomba kugakora. Ndangije arishyura, arangije arahaguruka. Icyambabaje nuko hari umukobwa umwe uri aho ngaho nawe wo muri salo ushinzwe amasuku. Yatwicaye iruhande ko mukorera yanze kuhava. Birambabaza. We yatumye numva ngira impungenge avuga ngo se natse nimero bikazagera kuri boss we. Ntabwo namusabye nimero rero. Nagiye igikobwa numva kirambabaje. Nakubwiza ukuri sinzi ukuntu nabikubwira. Akihava hashize nk'iminota itarenze 25 hari message yaje muri phone yanjye. Ndi kugahari. Wakoze wankoreye neza. Somye message mbona ko iyo ari nimero umukobwa wo muri salo Kamariza yakoresheje bari kumamagara ngo ngaruke muri salo. Yambwiraga ngo hari umukiriya. Nibwo nahise mbaza hose nindi. Ariko rero nakeka ko ari Kamariza. Kamariza nta kintu namukoreye.
uburyo yanshimira ngo namukoreye neza. Njye ndi Aria, narikanze cyane nshuti neza amatwi we, numva umutima wanjye urishimye. Burya ya nimero yari ya wa mukobwa nari maze gukorera inzara. Nimero yanjye se uyibonye uti? Nuko nahise mubaza, mbega umuhungu wa mukobwa wawe kuri Sorosisi we wikoresheje guhamagara, uwo mukorana aho ngaho ariko kubwira ngo uzara umukiriya, se burya ari iyawe? Nahise mbaha iyanjye nyine, ariko usaba amayinite ngo baguhamagare, mpita mbaha iyi ngo baguhamagare. Naribi ibyo nabivuze numva nishimye. None ko nari mfite gahunda yo kumwaka namba, none bikaba byikoze. Urakina nshuti neza amatwi. Jya umbwira muri comment ariko inkuru nizamuka fire imitima myinshi, niba umva ari buze kuvamo amasomo menshi aba akenewe, ugira icyo uvuga nawe kuri comment. Yego biba bikenewe kuko ibi bibaho. Finally tukaza kureba ko byaje kugenda, abitwe neza tukabashima, abakora ibi tukabagaya mu nkuru. Niko bimeze. Inkuru zacu z'icyatsi evergreen, anytime uzagaruka uzayumva uzakuramo byinshi kweri. Nibyo numvishe nishimye, niyakomeje kunshatingisha, yaratuje araceceka. Ari nyine uyu mukobwa, nanjye nagombaga gutuza nk'icecekera. Nyuma amasaha 11 n'igice, mama Ketchup Hope yagarutse kuri ofisi nyine kuri salo. Afite ofisi ni ofisi ye nkuriye, kazi k'ibirahure muri salo nyine ubumureba ari ibintu byiza cyane. Byansaze ndimo gukina na phone yanjye, andi ibijisho nyine ryo kwibiramo, andi bicyoroshye twese turamwenyura. Aranyegera ndamusuza n'amaboko abiri. Ibyo nabikoraga ariko kugira ngo abantu bose bari muri salo bandi batamenya ikijya mbere hagati yanjye na boss. Yanyikirije, bite wiri ute? Eze neza. Uwo mumami rero yaragiye yegera abasuka, nari niyicariye muri ya ntebe. Yicaye aho ngaho ntuje, nibwo yanyoresheje message dore ko yari yanditse, baby ndabizi ko naniwe, ijya mu rugo iruhukira. Nanjye ndamubwira ngo fresh. Nibyo namushubije nishimye, njya mu imbere mfata ikibegi cyanjye cyo bakenyera gutyo kizengurukijeho cy'abastari, kirimo sharijeri yanjye, ndabasezera abo hari hafi aho ncaho. Ndi mu nzira nakubitanye na wa mukobwa ari, bite uracyari mu mujyi? Yego. Mbwemba jose ugiye? Ndatashye. Tujyane niba ubishaka. Njye nari mbivuze mbona ari nka Black. Ubwo tujyane iwanyu cyangwa iwacu? Iwacu? Iwanyu bankubitire, ahubwo we tujye iwacu. Nene mubwiye duhagararanye, buri wese yagaragaraga nk'ushaka kuganira n'undi mbega. Ngo tujyane iwawe, ubwiwawe nahubwo ntibwose bwanyicirayo. Indese kwicirayo we, umugore wawe cyangwa abasheri aturutse hese? Jyemba ni jyenyine. Ibyo nabinwiriyeho gutyo, iyo aza kumenya ko mba muri ghetto y'abandi yo muri mujama, yari no kuvuga ibyo byose, akamenya ko ncumbitse aribwo nkiza muri Kigali. None se utuye hano hafi cyangwa? Ngiye gufata moto ngiye Nyamirambo. Nyamirambo hagana he? Kuri 40 se? Naribi nyine tugende gukora y'ikisi. Twagenda twiterera story tuganira n'iki. Aya wenda ubutaha ejo ku munsi nzaba ndi free, ariko nzakora ijoro. Yego nzakora shift ya nijoro. Sinashatse kumubaza ari ibyo akora nijoro, niba akora muri hoteli simbisi, niba akora muri call center simbisi. Abakobwa bakora amashift y'ijoro rero, bakora kwa muganga nabyo sinabikubeshye. None se reka nkwase, iyo yakoze ijoro ukorera nkanga nk'icumi. Tugende ngenda yaguha. Ntujye ku kazi uyu munsi. Umfasha n'undi munsi nari kujya, ubwo se tugiye ntiwazashaka kunkoresha ibintu ntari nateguye. Ariko Aria nawe rwose igira nk'abana. Ntacyo tugenda ariko nta kindi, turatera story gusa. Tubyemeranijeho? Tubyemeranijeho ntaribi. Nshuti neza amatwi, hari ibintu biba byoroshye gutyo nuko namutambikanye. Abana bo mujyi menya baba benshi muri bo simbizi, ariko twuriranye moto tugeze i Nyamirambo. Telefone nagomba kwishyira muri silence kugira ngo ntaza kugira ibyo nangiza. Mpamvu nta yindi. Mu mutwe wanjye numvaga umukobwa atari buncike muri iryo joro. Bavuye kuri moto tugana muri ghetto. Tugeze ghetto numvaga uwo mukobwa ari buhite yemera, bitewe na ghetto ya Kim ukuntu ari heza. Cyancanze rero nakanzwe no kubona itara ririmo kwaka muri ghetto. Nari mfungaga portail, mbona hose mo haraka, ibyumba bibiri byose na salo. Narikanze, naribaje se nasize ncanye amatara. Turafungura portail turinjira, tukigira imbere y'urugi hari hafunguye. Ibaje se hari abajura baje hano ko ntamenyera ibyikaritsiye, ndange ko ncumbitse cyangwa Kim yagarutse. Turahageze. Yego ariko ari ikintu cy'incansi. Nari mfite ubwoba, impamvu ari hasi iwanjye. Ghetto ni ghetto y'abandi, murabizi ko nahageze. Abumvisha igice cya mbere, utaracyumva ugitangire, haba harimo byinshi kweri. Uyu mukobwa w'abandi mubujije kujya muri gahunda yaragiyemo, nari muyobeje. Nigeze nk'umuntu ufite icyizere ndinjiramo imbere, umukobwa musize hansi, ariko nari nyifite icyoba n'indesi, bose babaye nk'abajura. Natambutse gake ntacyo mvuga. Nkigera ku cyumba nakubitanye na Kim arambure ku gitanda, yambaye akakenda k'agakabutura gusa nk'umuntu unaniwe. Umukobwa yagarutse. Naribajije ndimo kumwitegereza, numvise bimbabaje bitewe nuko yarambujije nyine nari nsagwe cyane nyine.
numva ari nk'ibintu byo kunyicira game nyine, numvaga bigiye gutombagira. Uyu mukobwa ariya nyine urabizi ukuntu twahuye kuri salo n'ukuntu nari nabuze nimero ye, yari yemeye kuza. None niba nyiri geto yaje se nambwira se ngo haje umushyitsi, nambwira ngo iki ubu se nkora iki? Nasubiye hanze mfite umujinya mwinshi. Uwo mukobwa yarantegereje hanze. Hello sister, hari umujyama waje w'umushyitsi, ntabwo byashoboka ko twarara hano. Yarahigimye umukobwa ariya, byari bimubabaje sinzi impamvu. None ubwo dushaka ahantu hari amarogi tujye kurarayo kugeza ejo. Yarahigimye bigaragara ko bitamushimishije, ariko ntibigutera ikibazo, tubigenze gutyo nibwo buryo bwiza. Urumva se naguhitiramo ibintu bibi? Navuze ntyo ndagenda nsubizaho urugendo ngeranegekaho dutambikana n'uwo mukobwa nyine ariya. Umuhanda wose ntacyo yavugaga, nabonaga yarakaye yabyimbye ntazi impamvu. Byari bibaye menya bitari byamushimishije. Nanjye ibyo sinabyitayeho, sicyo nari nitayeho. Naramwikarumanye kugeza tugeze ku marogi kuri iyo guest nyine hoteli. Twafashe icyumba turinjira. Nibyo ntiyari gahunda ye, ariko uwo munsi ibishyushye yarabinyweye mbega. Ubwo rero yarabaye umusheri wa kabiri biguruka mu buzima bwanjye. Ukomeze mwumve iby'abatipe bahurira nabyo muri uyu mujyi, njye narumiwe. Mbere nabyutse mbere, umukobwa musiga aho ngaho nyine. Nagombaga gusubira mu rugo kwa Hakim kuri geto. Mageze nasanze Hakim yicaye agaragara nk'umuntu warakaye cyane. Yari yicaye yubitse umutwe, mu ntoki yarafashe zimwe mu nkweto z'ama Air Force mama Ketchup Hope yanguriye, imwe mu byo yanguriye za shopping. Bro bimeze bite? Navuze gutyo ndimo kureba Hakim mu maso, mbona yunamye yarakaye mu guhekenya amenyo. Hakim yandibye mu mujinya mwinshi, nta kintu nigeze nsubiza. Nahise nsubiza yarakaye. Izi nkweto wazikuye? Yambajije ariko ubona yamaze kuba nk'umuntu mbega utagifite ubucuti nanjye, mbega ufite umujinya wa dash. Maziguze nizo naguze. Ariko nawe mubwiye mfite impungenge se ko cyambajije gutya. Ikibazo kimbarije iki? Hanyuma se iriya myenda yose izingiye hariya mishyashya? Narisekesheje. Bro byose nibyo naguze nyine. Iyo telefone uza amafaranga igura kirengeje 600 nayo. Ese reka nkose Kigali wari ari ukwezi umaze muri Kigali wowe wabigura gute se? Wabigura mu buhe buryo ra? Naracecetse nta gisubizo gifatikana, ariko Hakim tubice ko mba niwe ari nawe wandabongiye rinye muri Kigali. Cyo nabonye ari nkaho mfite ishyari ukuntu mbega, cyangwa yafushye ntazi ibyo ari byo. Ibyo nasohotse hanze mfite impungenge. Mu gihe nararenga n'urugi numvishe kuri telefone yitabye telefone ari kuvugira hejuru. Wa mugore uri indaya wowe. Sirika nkubaze, buri musore wese unyuze imbere yawe umushaka? Uri umushenzi mu makecha. Uri umushenzi kabisa. Soni nakandwe no kumva bavuze mu izina mama Ketchup Hope. Ndabizi cyane uri indaya, ndabizi no wabimuguriye. Ese yumbwira ko ashaka kunkiniraho, ubundi ugahita ushaka bundi busore. Uri indaya yanda shaka kunkinisha gusa. Hakim yavuze gutyo yivovota ari mu cyumba. Ubu narakariye cyane mama Ketchup. Ubwo nahise mvumbura ko burya Hakim yaryamanaga na mama Ketchup, none biramurakaje. Jyanda iminsi ibiri nshakira akantu k'akabazo baramfunze kugira ngo uryamane n'uyu murezi uvuye mu cyaro. Ubwo si iyo mara mu kwezi none byari kugenda gute? Ibyo rero byose Hakim bivugaga mu mujinya mwinshi. Mama Ketchup ngo aramufungishije, ngo bamufunzeho iminsi ngahe gusa, ngo none ngo ubwo se amaze mu kwezi. Ngiye nahise mbona ko ibintu rero amazi atari yayandi, nka cya gikiri cyo simbukiye ngo mu isafuriya amazi yabize kikavuga ngo amazi si yayandi. Ninjiyemo imbere kugira ngo wenda mutuzishe. Bro sorry kabisa. Bro sorry n'ukuri kw'Imana, ngiye sinenzi ko ari cyo mupanga pe, sinenzi ko ari umuntu wawe. Iyo mbimenye n'ukuri sinari kubyemera, kandi sinkubeshya n'imbere y'Imana. Bego umugore Hakim ntiyari yanyumvishije, ahubwo yabaye nk'umuntu wacitse n'iye cyane byamubabaje. Yabyegereje umutima, yararimo kwishimariga no mu mutwe. Nari nimo kwitegura kugira ngo ngiye mavenge job njye ku kazi. Mama Ketchup yaraje asanga undi arambwira, wowe jya mu rugo. Subiye mu rugo urani nk'umusazi, ndamuzi asarira hejuru ntajya abasha gutuza. Ushobora gusanga n'ibintu byawe yabyangije. Jya mu rugo. Sinjya mu rugo gukora iki? Arambwira imyenda yose ngarayitwika ngo n'inkweto nakuguriye. Ngo yaranteye impungenge, amasitire yanjye ngo Hakim arayatwika. Bavana isemva mu mujyi kwa Makuza, nci nyuma njya gufata moto ku iposita. Uzi uko byari nka brag, nzi ko Mama Ketchup ibyo avuga bitashoboka. Nkigera kuri gate Hakim asanze yamaze kumenaho peteroli, yicaye ku gitafari byari hirya zishumitse stile zanjye, arimo no kunywa itabi yihengeka. Yarasaze. Uyu ntabwo ari Hakim twakuranye tukiri abana, wapi? Uyu ni ikindi kintu. Uyu yanakwica mana yanjye. Bro usibi ni ibiki none asubi ni ibiki kweli? Usizi stemples zijike man. Murabo Caritas wa gicucu gusa. Murabo Caritas wa murezi we. Witumvira no munsi. Nukambwiye umujinya mwinshi Hakim.
nari nifashe gutya nipfumbase nk'umuntu urimo gusenga atuje acecetse, nashenze iryinyo ku rindi, nari nabuze icyo nakora tu ari gutwika imyenda yanjye, amasitire yanjye. Ninjiye mu nzu ndimo kureba ibindi bintu byanjye byaba bisigaye. Mu gihe nyinjira nkimo kureba, yinjiranye ikibando ari kuvuga nabi cyane, mvera mu nzu hambwa we, inzu yanjye ndayishyurira we, babyaratubabaje we, igihe bamfunga nakugira nabi bakamfunga, sohokera mu nzu hambwa we. Ibyo byose Akima yavugaga afite umujinya, arimo ushaka kunkubita ikibando yewe. Nabo umusore ashatse kumubuza ikibazo, ikibando aracyurutiye ndunamo, kinca hejuru gihora ngo pyo. Ubwo amahirwe narawunamye ndakwepa, uzi ko ikibando gikubise muri televiziyo umva ngo pi frati, reba utumye televiziyo yanjye, reba wishe televiziyo yanjye. Ibyo bivuze mu mujinya, ari frati nini gute nziza. Nahise mukwepa nsohoka nze niruka, mbona agiye gusara nk'ugiye gufata ikindi kintu abagira icyayi. Yanyirutse inyuma, nahise nirukira muri kaburimbo. Bose njye heno n'umwuka agira Imana, nari magazi ahantu. Yahise anyereza message, uzibeshye ugaruke muri quartier wambwa we. Yabivuze mu mazina yanjye, amazirano kinyiruko gisina bivuga, njye nzakugirira nabi uryenki. Nuko yambwiye kwagabana inzu za leta, ariko buriya njye nzi ko ari umujinya wenda, ariko ku rundi ruhande nanjye numvishe n'icyara, nanjye nakaziki ndamwishyuye. Nawe mu babase wese ko yaje mu ntara abumvisha igice cya mbere, impingazima wanjye ko byagenze ntabwo mubizi. Ahami ubyina imishaya bazirunge wanjye byankoreye mu cyara, se nimubizi niba utarumvisha igice cya mbere ucyumve. Yahise nyandikira indi message yewe, ujye ubura kubaza wambwa we, uzahukubitana na sida, aha akazi kawe. Yaranutse umujinya uramfata, nanjye namusubije muri message namwemeyeho. Yanda man, wose urakeka ko igihe waryaga mpinga nzima byanshimishije, basirungi igihe wazaza ukamurya ko byanshimishije, narakubwiye ko ari sheri wanjye, nawe byumve ku mutima ukuntu bibabaza. Igicucu ni wowe mani, azumbwira iki se? Yanyibijeje message arambwira ngo ye wamaze kuba umunyamujyi, nari binono tuzareba. Nyuma y'ibyo byose rero numvishe njye nsigaranye ibibazo, sinkubeshye sinarize umunsi wundi bujye kurara. None nkaho naba mfite agahuru nihishamo, ngagahuru k'imbwa kahiye kagashya, sinarinze wundi kujya kwihisha ahandi. Ngomba gufata umwanzuro, nahisemo gufata phone nkahamagara mama Ketchup Hope. Ngomba kumusobanurira ibyo nahukubitanye nabyo yewe. Igari ndabona itangiye kumpikaze nk'ukagira Imana. Urabyumva ute neza mutwe, ujye ushyiramo agakomenti, ariko niba ari fire tubimenye niba inkuru iryoshye cyangwa hari buze kuvamo inyigisho. Ndabeshya se? Ibyo mama Ketchup yafashe phone. Mana yanjye nuko byagenze gutyo, ubwo none sumezo turiye. Mama Ketchup sinzi ibyo nakubwira n'ukuri kw'Imana, wowe byihurije tu. Nabivuze gutyo ariko mfite agahinda kenshi. Ngo gute se? Nasuko nasanze yamaze gusukaho peteroli yabitwitse byose. Ese reka nkubaze ubundi ikibazo, ubundi kuki utari wambwiye ko mukundana? Kuki se wabikoze gutyo? Baby mbabarira, iyo mbikubwira se wari kunyemerera, nyine nzi ko utanyemera. Ese reka nkubaze Jacques DiCaprio wanjye, urumva nari kukureka kanshiga gutyo gusa koko n'ukuntu uri mwiza? Uburyo avugaga izina ryanjye yewe batumaga nanjye mwenyura. Bakomeza kunsetsa, ariko umenye kangaha nta n'umwenda n'umwe nsigaranye, nta n'inkweto, nta naho ndi burare mfite. Ibyo nibigutera ikibazo, reka n'uriya mushensi aje nkwereza amafaranga, ushaka ahantu ujya muri lodge uryare, ngomba gushaka uko wabona indi myenda n'ahantu heza geto yawe nziza irutaniriye, urumva sibyo? Nta kibazo. Naribwo niwe manza amaso ndakwizeye, ariko nyine ariko witinya, ariko urashyiraho iziki. Niki cyahuze muri uyu muki? Icyo yambwira cyose ntakigwa muri uyu muki, keretse cyitwa cyagariye amoshi gusa. Nuko yambwiye wese ko ari wowe wanjye, urumva wamburana iki hane? Urumva nasinzira wowe utabayeho neza muri uyu mujyi wapi? Nuko mama Ketchup yamaye icyizere Hope. Nyuma mu masaha 2:30 message akanyenyeri yagakanze 40,000. Mama Ketchup yaranyorerereje. Urutse nako niba ukundi icyo ushaka kwiteza imbere kugira ngo utamarize, ushobora gukanda akanyenyeri, nabyo biremewe. Abajyaga kera bambwira ngo baragura akantu, kugeza n'ubu abategereje none nimugura akantu muri iki cyano cyamarize kugira ngo tugire courage. Hari ikene nimero zazishyiraho hasi, nako murabize mu gice cya kangahe nazishyizeho. Nimero zanjye nizihari, reka twikomereze. Mama Ketchup yakanze akanyenyeri rero. Nshutuneza amatwi nkubwije ukuri, muri icyo gihe baranderaga, stress nari mfite kwicyo nakiniraga Mama Ketchup arakinkuriraga. Nagiye nshaka lodge 8,000 kugeza mu gitondo, niyo niya 4 niya 5 ari kuyibona, nirari ahantu heza. Mbyutse naroze, nambara imyenda nayo nambaye ejo, nsubira job nk'ibisanzwe. Nshutuneza amatwi rero tugiye kwinjira turebe noneho ntangira kubona geto rero muri Kigali. Dore ko byagenze. Iminsi yari ishize ari 5 ntarabona geto. Nararaga muri lodge, Mama Ketchup akanyureza cash nkishyura. Numvishe ari ibintu bitese iki,
nibwo nagiye negera mama Ketchup ari mu modoka avuye job ashaka gutaha nyine ngahita yigendera. Mama Ketchup namubwiye gutyo arahindukira arandeba mu maso arangije aramwenyura. Uziko ndi kubona ibintu ngiye numva ngiye kwisubira mu ntara. Ngo hehe mu rugo hehe ibweyeye we ngo he gusiyo ngibyeyi wajya gukora iki ubundi se kubera icyo utekereje. None se ubuzima bwana wowe urabona bw'inaha bw'Ikigali butagoye. Ngaho reba ukuntu mbayeho nawe mbwira. Ntabwo navuga ngo mfite aho kuryama nta n'imyenda se nibirutwe nuko nakisubira mu ntara nisubira ruguru. Pole hani pole n'ukuri kw'Imana. Ubwo se koko urumva wasubirayo washaka ukuntu uyu munsi uri bujye kuryama hanyuma ejo tuzareba icyo gukora. Nari mfite umujinya nakomeje kwitegereza mu Ketchup nta bundi buryo nari mfite njyewe. Yakuye mu ikofi yarebye mu modoka arafungura mbona acomye inote enye za 5 arazimereza mfashe ku rutugu andeba mu maso. Ubu se koko we gusubira mu cyaro urumva ari wo mwanzuro uhisemo? Nshuti neza amatwi yereka igice cya kabiri tugisoreza aha ndagutumiye mu gice kizakurikira kizaba igice cya 3. Ese Jacques urumva uyu mugeza ushobora we? Uyu se Hakim wamuzanye nubwo nawe yamuhemukiye mu ntara ko mbona Hakim ufite umujinya muranduzuzi kandi twumva ko ashobora kuba ari umurara mubi cyane ugenda ku mamoto. Murabyumva mute n'uyu mama Ketchup? Hanyuma se ko mbona yatangiye kumenyana n'abakiriya ko naho kuba afite se ubu bizacamo cyangwa bizarangira biti ko bakobwa singari bo bazamukura muri uyu mujyi bazamukuramo bamusubiza mu cyaro cyangwa bazamukuramo bamujyana i Burayi cyangwa muri Amerika. Ngo harabava muri Kigali bagiye Kanombe kuri indege hari n'abava muri Kigali basubiye mu ntara. Aho biragenda bitera ndagutuma imice izakurikira njye ndi Clement nizere ko ari cyo gukoramo mu nkuru ntukarebe gusa ngo byaryoshye jya unareba ngo ese biryoha bisharira cyangwa ukomeze ubwe neza mu birimo byose. Ikindi gice kizaba ari ubuntu nusi dukomeza no kwandikira izindi nkuru twibuka ko hano ari mu kinamico mix nkuru z'ukundo mix Clement 24 hose watugeraho. Love you so much, peace and love, peace out. Na mu gice gikurikira kizaba igice cya 3.